talabine sika zelewa di kantrai talasa ya binewa. Ubonanye na perezida wa repubulika mukifotozanya, none ukagenda mu modoka nta peri mufite, umupolisi yaguhagarika ugahita wikurura yafata tereka nzira ngo ushakira peri yareba agasaguhagararira perezida wa repubulika yahita akubwira ati peri murayifite genda. Watomboye ukagira ifoto, nanjye nyifite najya ngenda nyambaye mu izosi. Imana ikwemereye ukagira ifoto y'Imana ku buzima bwawe, ukinjira hano mu rusengero twara tukabona hari ifoto y'Imana ikuriho. Abantu bose bayikorera n'ababajenali baba bicaye hariya bose bavuga bati numureke yicare hano aziranye n'Imana. Wifotoranyije na perezida, byo nyine unifotoranyije na perezida wa Amerika, wagera ku kibuga cy'indege ati yo dore di nibagiwe pasiporo tari kumufashije kano gafoto ndeye ko ndagira, bakabona uhagararanye na perezida wa Amerika. Arewe ibyo uvuga ni ibiki? Bavuga ati ahubwo genda uhure ati ntawe tugenda uvuganira perezida. Ikibaho abantu benshi basenga amasengesho agahereraho bakamera nko babitsemo Imana idene ariko ntibigeze bayisaba kwiza, aho kugira ngo usabe Imana kwikohereza ibisabizi, kandi nuyisaba kwiza biragaragara ko nta kintu wikeka, kuko niyahaza itarohereza umwuka wera ngo abanza asake ibyo ufite. Ntabwo Imana yazi umwuka wera, niko protokole yayo yubatse nk'uko iz'abami bose zubatse. Ntabwo Imana yazi wa umwuka wera atarahagera, kandi niwe utanga raporo akavuga ati wa muntu umusuri umugende ugera ahantu ari. Rero impamvu dutinya kwiza nuko twicaranye forode nyinshi, wicaranye perime y'inyibano, urabizi ko inzu ubamo wayitirishije umuntu, aho ngaho Imana ntiyaharara. Uzabaze nuza nukifuza ko Imana ikurarira iwawe utiyizeye. Uzabaze Zakayo yayijyanye agira ngo nisigisa yari yatetse, arayitekera aravuga wenda nihingukira ku meza Yesu arahita agira umutima utuje, nta bindi ambaza ngo ariko akinjirayo Yesu agihinguka mu muryango. Hari ibintu byabanje bigenda bifata umuntu bita Zakayo, biramufata biramuriza, ari umuntu w'umugabo, biravuga ateze mwami ati numvaga yuko na utari buze none bigenza gutyo. Atahantu wije atangira kwishinza, aravuga ati umbona nubwo nagusaba gutya nari umukoresha w'ikoro ariko ndi igisambo, naribye abandi ndabafunga, abandi ndabafungisha, abandi ndabambura, nabagiriye nabi, none unyemerera mama hirwa ibyo nabibye mbikube kabiri. Kandi Yesu yari ataravuga, nta kintu yari bwavuga. Ibintu bizakubwira ko Imana yaje iwawe ukaba wararanye nayo nuko wagize ibihe byiza, nuko uzabona wagize ububasha bwo kwegura telefone ugahamagara wa muntu wabwiye nabi wenda uri ku kibuye kumubwira ati mwene data simbashije kuhagera. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Mana ndumva umwuka w'Imana arimo atembera, hari imbaraga numva Imana irimo igenda itsikamira. Ubwo abantu bicaye batagaranye ariko byose najya kubitonganira umuntu yicara uko yaraye. Urumva umuntu uko yaraye niko ashobora kwicara. So hanyuma rero umurongo wa mbere
haranditse hati hari umuntu nuko ari ahantu hamwe asenga. Muri gukurikira torero, ari ahantu hamwe asenga, yahagize ibanga, ntashaka kuhavuga, ntashaka kuhafatira selfie, ntashaka kuhashyira kuri YouTube, ntashaka kuhajya. Hari ahantu hamwe asenga. Arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja twigisha gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Ubwo bari bageze ku rwego bakopara amasengesho yabo n'ay'abandi bigishwa. Arababwira ati nimusenga mujye muvuga mutya muti data wa twese izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu, kandi ntuduhane mu bitwoshye. Ega ijambo babarira unyumve neza mu magambo makeya shaka kuvuga kuri iri sengesho. Ndagira ngo mbabwire ko iri sengesho ni bake bari muri iri teraniro barisenga mu buzima bwa buri munsi. Uzarebe buri muntu wese asenga avuga ngo mana yanjye, mana yanjye, kuko arashaka kuyigiriye wenyine. Aba n'abigishwa babanye na Yesu, bagendana na Yesu, ariko bumva bakeneye ubumenyi ku byo bari barabonye. Basaba Yesu ko yabigisha gusenga. Bisobanura ngo abantu benshi barasenga ariko ntibazi gusenga. Hari igihe abantu basenga bakiyiriza, agasenga y'iminsi, agasenga y'itatu, ariko Imana ije kumukota igasanga ntarasenga. Kubera iki? Hari amaprincipe arimo hano atarubahirije. Iri sengesho muri tinye munaryubahe, ni isengesho Yesu ubwo yavuze mukwiriye gusenga. Ni isengesho rishobora kuguhuza n'Imana udatinze, utikebaguye, utiriye inzara, utirwanyije. Iri sengesho ndashaka ko uyu munsi turyubakiraho. Ni isengesho Yesu yigishije abigishwa be. Haleluya torero. Ni gake abantu basenga bavuga ngo izina ryawe ryubahwe. Abantu bose basenze n'abandi bari busenge uze gukurikira amasengesho yabo. N'abandi bazasenga uzabicunge umunsi wose, uzasanga abantu bose uko basenga. Ni gake basenga avuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Aha niho shaka kugana. Hatera ubwoba buri wese kubwira ubwami bw'Imana ngo buze aho uri. Ushobora kubivuga mu magambo ariko utazi ikibazo uba wikururiye. Ubwami bw'Imana buze. Ndatekereza ko hano hatarimo abacuruzi benshi
bakabaye barimo bitewe n'impamvu bari mu bindi bari mu kazi kubera impamvu turi gusenga nyine amasengesho yo ku mubyizi barimo ariko wenda sibeshe ariko ntabwo nabo bashobora gutinyuka kubwira Imana ngo ubwami bw'Imana nibuze mu iduka. Nawe ntiwatinyuka kubwira, hari n'abantu benshi nzi bari hano batabwira Imana ngo ubwami bwawe nibuze mw'uru rugo, ahubwo yisengera ngo Mana ngo uranzi ngo uranzirikana ngo tufite ibibazo gutyo gutyo, ariko ntibajya bayisaba kwiza ngo ibe iwabo. Ikintu cya mbere, impamvu Yesu yabwiye abantu muti musaba ubwami bw'Imana buze, iyo ubwami bw'Imana bugiye kuza ahantu hari ibintu bine bikorwa cyangwa ubwami bugiye kujya. Iyo perezida wa Amerika nivugiye ashobora kuba yajya mu majyaruguru wenda ya Amerika, hashira nibura amezi 4 cyangwa 4, hari abantu bariyo biga iyo karitsiye, biga ko gace, bagatanga amakuru ya buri munsi. Hari abasinzi 5 twamenya ibitekerezo byaho. Icyo ni icyambere kujya kureba gutyo gutyo gutyo, hakoherezwa indi kipe yo kumenya ubukene bw'ako gace perezida azajyamo. Akaza ati bakaza bakuva abantu barinuba yuko bahinze ni bari makadamiya ni bari makatiki, abandi ati umuceri wanga turawugurisha, bakagira gute, hakoherezamwe abantu bumva utwo tubazo utazi utubwira, ariko bakatwandika ati hari ubwami buzaza kandi bukwiriye kuza bumenye ikibazo gihari uko kimeze kugira ngo bugikemure. Icya kabiri, cya gatatu, iyo ibihe byegereje byo kuzaza hari ibikoresho bitangira kuwoherezwa. Ntabwo rero Imana impamvu abantu batayikurura mu iduka nuko baba iramutse ije ishobora gusanga hari umunzani utuzuza. Ibyo ngibyo utangiye kwikururira gushwana. Wayibwira ngo nize mu rugo kuko nayigenda na ADN igahita isanga ifurane y'umugabo ariko umukurikiye n'umwana w'uwo mwiganaga. Ibyo rero ni ibindi bibazo kuyikurura, kuyibwira ngo ize mu rugo iwanyu byababera ibindi. Ubwo niturashyiraho ko protokole nirasaka niragenzura ibindi bintu, hari ibintu bitari byagira, ubwo nutubanzirizaho. Nta muntu w'umucuruzi ugira gutya wajya kuri Rwanda Reve nabwira ati Rwanda Reve muzaze munsuri, ati kandi mushaka muzahamara ukwezi. Reka da, ariyizi. Niyo mpamvu abantu benshi basenga hano bashaka kubwira Imana aho iri, ariko ntiyirirwe izanga ibisubizo itiriwe igera, nayo ikabihorera kuko murashaka kubisubiriza aho ngaho. Ariko icyo ntekereza cyo, ntabwo perezida yabemerera umuhanda atarabanza kuza kureba n'uhari. Nicyo kibazo abantu bafite, arabwira ati ubwami bwawe buze. Nta korari n'imwe
wenda ziriho ishobora guhagarara ngo ubwire ngo Mana ngo ubwami bwawe nibuze muri korari yacu, bagiramo ikibazo. Kuko iyo buje mbere y'uko Imana iza, hari abantu baherutse kuyiyenzaho ngo bari barambiwe ko bagendana na Mose, baravuga atari kubundi iyo Mana wiri gusenga uhagarara hari imbere ugenda ugira gutya uzayihamagare twibonanire, ntago tuzakomeza kugendana n'umuntu twumva ngo yaravuze ariko tutaramubona. Undi arabwira ati murayishaka, ati reka nze nzayibabwirire. Ajya imbere yayo aravuga ati bantumye ngo uzaze mwibonanire. Undi arabwira ati rero nge nta bute ngira, genda ubabwire biyeze nzaza. Baragenda barabikora. Mbere y'uko uzize ibintu byabanje, habanje ikintu bita imirabyo n'inkuba. Irakubita, imitima yabo iratitira. Babaza Mose atese ubwo yahageze, ati reka da, ati ubwo niranahaguruka niranihumura amaso niba yihumura mu maso. Ibishyitsi biraza bitigisa ibintu, ati ubwo nyine irimo iratekereza kuza ntiraza. Buriya iyi Imana iri buze cyangwa igiye gusura itorero, ushobora gusanga hari abantu nka 40 barimo barira barizwa n'ibyaha bakoze. Barangije abwira Mose ati rero reka tubabwire, tumukubwire niba itari yanahaguruka bikaba bimeze gutya, yibwire mujye muvugana bituzanire niba ari uko iteye. Abantu benshi ntibashaka ko ubwami bw'Imana buza, kuko iyo ubwami bw'Imana buje muri weho bwinjiye burasaka bukabanza bugasuzuma. Abantu wenda baba nko muri Kigali barabizi, hari umuyobozi ushobora kuba agiye gutambuka, imodoka zose zikabanza zigahagarara. Mbere ho habanzaga ikintu cy'ikimoto kigira ngo kandi ubwo wenda arimo arafunga nk'amarasa y'inkweto, ugahita ubona abandi ngo atese ageze ati burana arahaguruka, ati ubwo wenda nibwo yaba yigiye imodoka. Impamvu mudashaka ko Imana izaho mwateraniye nubwo mwa muyibeshya ngo nize, ntabwo muzi yije ukuntu ibintu bigenda. Hari ibintu wicaranye hano bitaba biri gukunda. Iyo rero wa mwami agiye kujya aho hantu mu majyaruguru, bahita bagira bati bamaze kuhageza ibikoresho byose n'ibindi byose birinda umutekano, bategura amarembo amwe ku buryo nta muntu winjira mu buryo buri forode. None wakwinjira mu buryo butari forode, binjiramo wese bagiye bagusaka. Kubera iki batitaye ngo waje uririmba, waje witwaje akabendera, waje wambaye umupira uri ifoto ye, waje gutyo, ko ntabwo ibyo ngibyo babireba, baragusaka akavuga ati ushobora kuzana ifoto ariko ntawuza akakuri ku mutima. N'Imana rero hari abantu binjira bafite Bibiliya abana zishyize no mu gituza ariko bayibeshye. Yesu yarigishije aravuga ngo nimusenga mujye muvuga muti ubwami bwawe nibuze. Kandi arangije aravuga ngo uko bukeye ujye uduha. Retekereza, Yesu ntiyigishije abantu gushaka stoke, ariko amagambo muze kuyasoma muri mu rugo. Ntabwo abwiye abantu ngo muzashake stoke mu y'ibiryo. Yarabwiye ngo uko bukeye ujye uduha ibyo kurya by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu
nk'uko natwe tubabarira ababitugirira. Iri ninde warisenga? Imana ikubabariye nk'uko wababariye abandi, wasanga nta bibazo ufite. Uko wababariye ikaba ari kwikubabarira. Uko utanga ikaba ari kwiguha. Uko uvuga abandi nayo igayishyiraho abakuvuga gutyo, kuko gira so yiturwa indi. Uko usura abandi nawe igahita ishyiraho iwenda n'inkubwa kabiri z'uko usura. Iki kintu mujye mugitekerezaho, kugira ngo Imana yacu nuyisenga. Niyo mpamvu uriya muririmbyi yaririmbye ngo numiteho mukiza wumve uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Mbakwegera intebe yawe kugira ngo mpabwe imbabazi, mpupfukamiye mbabaye, mpakukwizera. Ndabaturaho kumenya gusenga. Haleluya. Kuki abigishwa ba Yesu bamusabye ngo twigishe gusenga? Reba kubana na Yesu imyaka 3 hafi n'igice, mu bintu yigishije byose abantu bakavuga ati hari ibintu tutumvise neza. Ibyo tutumvise neza ni ikintu bita gusenga. Iri somo ridusubiremo ko twasanze rihishemo imbaraga. Ati twasanze ririmo imbaraga nyinshi. Imana nibigishe gusenga. Muvuge ngo amen. Haleluya. Hari barambura ibiganza mu izina ryanjye. Twese tuvuge ngo amen. Imana ikwigishe gusenga. Bijyanye n'uko Imana ibishaka. Ikwigishe gusenga bijyanye n'uko wasubizwa. Niyo mpamvu abantu benshi basenga amasengesho agahereraho bakamera nko babitsemo Imana idene, ariko ntibigeze bayisaba kwiza. Aho kugira ngo usabe Imana kwikohereza ibisabizi, kandi nuyisaba kwiza biragaragara ko nta kintu wikeka, kuko niyahaza itarohereza umwuka wera ngo abanza asake ibyo ufite. Ntabwo Imana yazi umwuka wera, niko protokole yayo yubatse, nk'uko iz'abami bose zubatse. Ntabwo Imana yazi wa umwuka wera atarahagera. Kandi ni utanga raporo akavuga ati wa muntu umusuri, umugende ugera ahantu ari. Rero impamvu dutinya kwiza nuko twicaranye forode nyinshi. Wicaranye perime y'inyibano, urabizi ko inzu ubamo wayitirishije umuntu, aho ngaho Imana ntiyaharara. Uzabaze nuza nukifuza ko Imana ikurarira wawe utiyizeye. Uzabaze Zakayo, yayijyanye agira ngo nisigisa yari yatetse, arayitekera aravuga wenda nihingukira ku meza Yesu arahita agira umutima utuje, nta bindi ambaza. Ngo ariko akinjirayo Yesu agihinguka mu muryango, hari ibintu byabanje bigenda bifata umuntu bita Zakayo, biramufata biramuriza. Ari umuntu w'umugabo, biravuga ateze mwami ati numvaga yuko utari buze, none bigenza gutyo. Ahantu wije atangira kwishinza, aravuga ati mbona nubwo nagusaba gutya nari umukoresha w'ikoro, ariko ndi igisambo. Naribye abandi ndabafunga, abandi ndabafungisha, abandi ndabambura, nabagiriye nabi, none unyemerere mama hirwa ibyo nabibye mbikube kabiri. Kandi Yesu yari ataravuga, nta kintu yari bwavuga. Ibintu bizakubwira ko Imana yaje iwawe ukaba wararanye nayo, nuko wagize ibihe byiza, nuko uzabona wagize ububasha bwo kwegura telefone ugahamagara wa muntu wabwiye nabi, wenda uri ku kibuye kumubwira ati
simbashije kuhagera, ariko nyuma y'imyaka ingahe nibutse yuko naguhemukiye, nibwo Imana izaba yagusuye. Naho ubundi ibingibi byose byo kwizuza umwuka wera, munatitira munagira gutya, biriya no kubeshya. Ariko umwuka ubana ukuzuza, uzara abantu bandora ibyaha. Ariko umwuka werekana ibyaha gusa, ntiwerekana umuntu waburaye, ntiwerekana ushonje, ntakwereka ko uwo muntu agira igitenge kimwe kandi afite imyenda yuzuye mari. Umwuka uva kwa Yesu. Ntabwo ubundi ikintu kizakubwira ko ufite umwuka wera ni ibintu bitatu. Ni uburyo wisurirwa umubabaro w'umuntu muri kumwe. Niba utahisurirwa umubabaro we, ntabwo ari umwuka wera wuzuye. Ni ibintu byo kwinyeganyiza by'ibinyenga gusa. Ariko mbwira, umuntu ari hano, murasengana, muri kumwe n'Imana ikwereka, yereka, ageze ahantu agiye kuburara, ageze ahantu hahandi habi, murasenganye, ugiye mu mwuka, aho kubona icyo kintu kimuhangayikishije ubonye icyaha. Simbujije ko umwuka atakibona, kuki atayibonye byose, ahubwo ati iki cyaha dore ugiye no kuburara. Ariko umwuka arambwiye ngo tugabane iki gihumbi. Bibiliya yavuze ngo abigisha yarababwiye ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira. Nta nubwo basabye Imana ko babarira birenze abigisha gusenga. Ntabwo Yesu yabigishije ngo utubabarire birenze uko ugira gute, ahubwo yaravuze ngo utubabarire bingana nk'uko natwe tubabarira ababitugiriye. Urumva abafite imbabazi hano baba ari bake, kuko mwebwe mufite abo mwababariye ariko bari mu gakayi, mufite abo mwababariye ariko mutangaho ubuhamya. Uvuga ati jewe ubungubu narababariye, tarikana kari kimenyimenyi narababariye, ugahita utekereza gutyo. Kandi none imbabazi z'Imana zo ntago Imana yirirwa rwose ivuga ngo kana karamabariye ngo ariko yararogaga. Oya, ni ibyo ngibyo ibya kera niba bikibuka. Wowe rero mbwira rero Imana ikobariye gutyo, ikagira inyuro nka za zindi, ikagira nakaga karine nka kandi, ikagera ahantu ikanimyoza, kavuga ati rero narakobariye ariko atariko iyi shuro yo, ati waranjengereje, ati ushobora kuba warambonye umuntu wa fake. Ukari umuntu ukwabarira akavuga ati ariko yarangiza ati iyi shuro ni yakangaye. Ariko se ubona ko ndi umuntu, ubona ko ndi injiji, ubona ko ndi igiki. Ntabwo Imana yabanza kukubwira gutyo. Imana irakubwira ngo imbabazi zanjye zihoraho iteka ryose. Mwakira imbabazi z'Imana. Twese tuvuge ngo amen. Imana ikwigishe gusenga, uyibwira ati ariko Mana, ariko kandi ntugatinye no guhamagara Imana ngo ize. Bwira Yesu aze muri wowe, ubwami bw'Imana buze. Nibuza uragusaka bugusangane forode, Imana ntabwo igufungira muri gereza yo kukwica, igufungira muri gereza ikwigisha. Nawe uyibwira ati koko forode ndayifite, ndanayemera, ngirira neza, umbabarire, ariko ubwami bwawe bugire gute, buhoreho. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Mana ntunkureho umwuka wawe, ntunkureho umwuka wawe. Imana ntigukureho umwuka wayo. Ngo amen. Iyo wayibwira ikaza ikagusanga tenge watwaye, igasanga hari imisego y'intebe waforo, no kubyemera, kwibwira ati ko kuyiforode murayifatanye, ariko mbabarira, ungirire neza, mbona uko mbana nawe bikwiriye uko ubishaka. Nagira ngo dufate umwanya muto wo gusenga, twakire umwigisha, ariko icyo
icyo shaka kukubwira, bwira Imana yururuka isi. Irindi jambo yamubwira ati ntudutererane, ntuduhane mu bitwoshya. Bivuga ngo ntuturekure nubwo twahura n'ibitwoshya, ba hafi yacu kugira ngo bitwoshye biduheraneyo, ahubwo nibijya kutwoshya bisanga hari imbabazi zawe ziri hafi yacu. Bwira Imana ikwegere muri iri teraniro. Ndagira ngo uze kuganira n'Imana, uyibwire ati ubwami bwawe nibuze mu byanjye. Niba ufite fraude y'icyaha, uyemere mbere yuko Imana iyisaka. Uvuga uti jewe ndemera ibyaha. Buriya no muri leta iyo wireze ukemera icyaha, ibihano biragabanuka. Ariko wijyanye, ariko iyo baje kugutora niyo wabyemera baraguhana. Cyakoze hari akandi kantu bashyiraho kutaruhije urukiko, ariko za ntambwe baje batera bagushaka nabo barazibara, kandi bazibarira mu gifungo. Baravuga ati turazibara ariko tuzishyura igifungo tumufunge. Kubera iki? Emerera Imana ize ahantu uri, wemerera Imana ikorane nawe, wemerera Imana ireme ikintu, wemerera Imana uyibwire ngo ndi umunyabyaha, ndi umunyantege gukora birenze ibyo utekereza. Ni icyo kintu gusa kidakwiriye no kuba kinagutsinda, ni ikintu kidakwiriye kuba kikubabaza ngo utekereze nkaho kigoranye. Ni ikintu cyoroshye kurenza ibindi utekereza. Kwemerera Imana gusa ngo Mana ngwino ndaguhaye ikaze mu mutima wanjye, kandi ibyo usanga bitakunejeje. Muririmbyi yararirimbye ngo mpanagurwe hose mwami, ngo umuriro nubishaka nyiri ibyaha birimburwe. Ni ukuvuga ngo emera Imana irimbura icyaha mu buzima bwawe, kandi kirandurane n'imizi yose. Naho icyaha cyaba kiguha inyungu wakireka, kandi Imana igaca izindi nzira zirema inyungu ahandi utatekerezaga. Kubaha Imana bizana Imana, birema umugisha, birema amahirwe, birema bikongera bikanarema. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga, no kugira aho dusengera, aho tubwira ngo Mana ubwami bwawe nibuze. Icyo ushaka kibe nk'uko kiba mu ijuru. Tekereza kugira ngo iby'Imana ishaka bibe nk'uko biba mu ijuru. Ibintu byo mu ijuru mw'abantu mwe nibyo bintu biryoshye kurenza ibindi. Ntabwo bijya biruhanya, ni ibintu byoroshye, ni ibintu byikoresha, ni ibintu biri automatique, ni ibintu. Abakirubi ni abantu bumva vuba, abaserafi ni abantu bumva vuba, abamarayika ni abantu bumva vuba, ni abantu batajimaka. Iyo utinda kumva uzajya umenya ko nta karagiteri z'umarayika wari wagira. Abamarayika bumva vuba, bumvira n'Imana itari yavuga, bagahita bagenda bakajya aho Imana ibatumye. Iyo rero utinda kumva uba utari wagira karagiteri z'umarayika. Hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo urugo rwiza ngo ni ijuru ritoya. Nezerewe iyo wababaye, kandi uba wababaye nta wabara gahoro, nta nubabara cyane. Iyo wabaye uba wababaye, iyo wishimye uba wishimye. Iyo uri mu ijuru rero, mu ijuru ryo mu isi riba ari ijuru ryo mu isi. Niyo mpamvu gusenga, nimusenga mujye muvuga muti Data wa twese wo mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe nk'uko biba mu ijuru. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Ngiri isengesho Yesu asenga yigishije abigishwa be gusenga muri iri teraniro.
abaje gusenga mwese nimuvuge ngo amen. Imana irashaka ko twakira amahirwe. Ndagira ngo duhaguruke dusenge, hanyuma tubone uko twakira abakozi b'Imana tuganiriza amagambo y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana, ariko ubw'Imana ngo Mana ndashaka ku bwami bwawe buze. Muri iri teraniro ubwami bwawe buze, imbaraga zawe zibe mu buzima bwanjye. Ndashaka kuba uwo wifuza, ndashaka kugenda nk'uko wagendaga, ndashaka gukora nk'uko wakoraga, ndashaka kwambara imbaraga nk'izo wari ufite, ndashaka kunesha nk'uko wanesheje, ndashaka kubona ubwiza bwawe nk'uko abandi bagiye babubona. Ndashaka kubona ineza yawe mu biganza byanjye. Kandi Imana yatwemereye kwitwumva. Hari abamarayika yohereje ngo bakire ibyifuzo. Ntabwo Imana yakururuka itaramenya amakuru y'ahantije. Imana yahageze hano irahari ngo yakire ibyifuzo by'imibabaro yacu, niko ayizi kandi ajya yihinduramo ibitunezeza. Imbaraga z'Imana nizibane nawe. Zamura ibiganza byawe. Imana turagushimye, twigishe gusenga, twigishe kubana nawe. Umwuka wawe wera abe mu buzima bwacu, usenye ifatiro zose z'umwijima, imbaraga zawe zikora akazi kazo. Tunanije ikintu cyose cyabasha gutangira amahirwe dufite mu izina rya Yesu. Nyir'ibyaha nibirimburwe. Tarabine sika zelewa di kantraibo talasaya binewa tarikini wa destra Done pride is hostile. Taikini mini drara. Ambara imbaraga zo gutsinda icyaha. Ambara imbaraga zo kubohoka. Ambara imbaraga zo kubona Imana. Ambara ubundi bwiza. Imana igutere mu kidendezi cy'ibyaha, igushyire mu kidendezi cyo kubona Imana. Muri uyu mwanya imbaraga z'Imana nizikora akazi mu izina rya Yesu. Ubwo ugenderera abandi ntusige mwene data, ubwo ugenderera abandi ntusige abera bose, ubwo ugenderera abandi bambika imbaraga mu izina rya Yesu. Uyu muntu urambuye ibiganza muri iri teraniro nakubone. Uyu muntu urambuye ibiganza kora ku ndwara ye. Uyu muntu urambuye ibiganza kora ku kibazo cye. Uyu muntu urambuye ibiganza niyakira ubutabazi. Ndarapere starigirere mu izina rya Yesu. Ndategetse ndambura ububasha imbaraga z'abarozi, ndambura ububasha imbaraga z'abarangi, ndambura ububasha icyari kimutsikamiye, ndambura ububasha imbaraga z'umwijima, ndambura ububasha imbaraga za rekura wambaraga we katika jina la Yesu. Bwami bw'Imana nibuze muri iri teraniro. Bwami bw'Imana nibuze muri iri teraniro. Aho ubwami bw'Imana bwaje buragaba, aho ubwami bw'Imana bwaje buravuga, aho bwaje burakora, aho bwaje bukemura ibibazo. Nawe usubirana ikibazo yazanye. Buri kibazo cyose kigiye guhura n'Imana. Buri kibazo cyose kigiye guhura n'Imana isubiza. Buri kibazo cyose kirahura n'Imana. Ikibazo gitangare. Ye data turagushimye. Bwira ikibazo cyawe ngo ugiye guhura n'Imana. Bwira uburwayi bwawe atugiye guhura n'Imana. Bwira ibyo biguteye ubwoba ati nubwo muri kuntera ubwoba ariko mugiye guhura n'Imana itagira ubwoba. Tarabireforia. Imana idatinya gukemura ikibazo. Imana idatinya kurengera abera. Imana idatinya guhaguruka. Imana idatinya kubeshaho. Imana idatinya gukora. Tanamini destai de contre et de fondre gresta ibin. Abantu bari kumva Imana dutere haleluya cyane. Abantu bari kumva Imana dutere haleluya gatatu. Ongera utere haleluya. Ongera urambura ibiganza byawe. Akira imbaraga,
akira ubuzima, akira gutsinda. Imana niza ikemura ikibazo cyawe. Ongera utere haleluya. Iyi ntambwe z'umuntu zinezeza Uwiteka, Uwiteka akishimira inzira ze, atera n'abanzi bawe kuzura nawe. Uwiteka nagukorera ubuvugizi, Uwiteka nakurwanirire. Uyu munsi Imana nirema umusaruro mu buzima bwawe, Imana nirema impinduka, kandi impinduka uzibone. Uhari yongera avuge ngo amen. Twakwiyicarira buri muntu nakomera Imana amashyi menshi. Ntabwo uri busigare uko wari usanzwe. Nta muntu wahuye n'umwami ngo agomeze amere uko yari ameze. Nta muntu wahura n'ukomeye ngo yemere ko mwifotozanya, ngo dayimoni zizongere kugusuzugura. Ndagira ngo nkubwire ko ubonanye na perezida wa repubulika mukifotozanya, none ukagenda mu modoka nta perimi ufite, umupolisi yaguhagarika ugahita wikurura yafata tereka nzira ngo ushakira perimi yareba agasaguhagararira perezida wa repubulika, yahita akubwira ati perimi urayifite, genda. Watomboye ukagira ifoto, nanjye nyifite najya ngenda nyambaye mu izosi. Imana ikwemereye ukagira ifoto y'Imana ku buzima bwawe, ukinjira hano mu rusengero twara tukabona hari ifoto y'Imana ikuriho. Abantu bose bayikorera n'ababajenali baba bicaye hariya, bose bavuga bati numureke yicare hano, aziranye n'Imana. Wifotoranyije na perezida, byo nyine unifotoranyije na perezida wa Amerika. Wagera ku kibuga cy'indege ati yo dore nibagiwe pasiporo, tari kumufashije kano gafoto ndeye ko ndagira, bakabona uhagararanye na perezida wa Amerika. Arewe ibyo uvuga ni ibiki? Bavuga ati ahubwo genda uhure, ati ntawe tugenda uvugane na perezida. Ikibazo mwanze kw'Imana ibegera ngo mwifotozanye nayo, mwubaka ubucuti bwayo, ku buryo ifoto y'Imana igaragara ko ari yawe. Hahandi wa wundi avuga ngo ubu sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njyewe, ariko Imana iyo muri kumwe. Ndagira ngo nkubwize ukuri, hari ibintu bita byikora. Ntiwanasaba abantu ngo bakubahe. Uzarebe iyo uri umunyamwuka ukajya mu ndi mugahanura kandi tukumva ibintu nibyo, iyo ugarutse ntago wicara inyuma, tugenda tukwigiza imbere. Tuba dutangiye kuvuga ngo arafite agafoto kuko hari ahantu yaganiriye n'Imana. Yaririmba ukumva harimo amavuta, ukamubwira ati rero wa muntu yaje. Kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ahabwa ikimenyetso kimwerekanaho uwo mwuka. Iyo ufite ikimenyetso kikwerekanaho uwo mwuka, ntusaba abantu ko bakwicaza imbere, baza kukureba kuko ikimenyetso hari ifoto igaragaza yuko ubana n'Imana. Kandi hari umuremyi waremye aravuga ngo nubana na Yesu uzamera nkawe, bose bazamenye yuko ubana nawe, bareke ubugome basange Yesu. Tuvuge ngo amen. Yesu nabahezagire. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, agira ngo dukomere Imana amashyi menshi.